Yesu ashimwe ubwoko bw'Imana twongeye kubaha ikaze kuri uyu mugoroba n'umunsi wa kane w'amasengesho. Turashimira Imana ikomeje kubana natwe, ikomeje kuduha umugisha wo kuba imbere yayo mu bwiza bwayo no kudushoboza. Ntabwo biba byoroshye, dufashe igihe mu ntambara, ariko umwami wacu aradufasha kunesha kandi no kutugira neza. Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Imigani 22 umurongo wa 29, hanyuma dusenge twinjire mu ijambo ry'Imana. Biravuga ngo hari umuntu w'umunyamwete mu byo akora ubonye, bene uwo azaba imbere ku mwami, ntazakorera abagufi. Haleluya. Data mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rifite imbaraga n'ubushobozi, tugarutse imbere yawe iri joro, duciye bugufi munsi y'ubwiza bwawe no munsi y'icyubahiro cyawe. Izina ryawe mwami rishyirwe hejuru kandi rihimbazwe mu izina rya Yesu. Duhe imbaraga mwami, uduhe umwuka wawe wera, udukomereze mu mbabazi zawe, udukomereze mu rukundo rwawe. Reka mwami umuntu wese uri imbere yawe umugoroba, reka umuntu wese wumva ijambo ryawe data akorwaho n'ikiganza cyawe, ukuboko kwe kube hejuru y'ubuzima bwe, ugire aho udukura ugire n'aho utujyana. Tubohoreho ingoyi z'ubukene, dukingurire imiryango, dufungurire inzira, uduhindurire amateka. Uri Imana yabikoreye Yabesi, kandi wahinduye ubuzima bwa Dawidi umukura inyuma y'intama. Wamugiriye neza mwana, wahinduye ubuzima bwa Esiteri umukura mu bupfubyi umuhindura umwamikazi. Ibyo wakoze ntibirondoreka kandi ntibibarika. Niyo mpamvu natwe tukwiringiye kandi tukwizeye yuko turi hamwe nawe, tubasha guhindurirwa amateka n'ubuzima n'imibereho mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Dusomye ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Imigani, ravuze ngo hari umuntu w'umunyamwete ubonye mu byo akora, uwo azaba imbere ku bami, ntabwo azakorera abagufi. Haleluya. Uyu mugoroba turaganira amahame y'ubumana abohora ingoyi z'ubukene, amahame y'ubumana, prinsipe z'ubumana zikingura umugisha, prinsipe z'Imana zituma ubuzima buhinduka, ukava mu bukene ukinjira mu bukire. Ukijijwe, uri umurokore, usenga, waramenye Imana, kugira ngo ube umukire, kugira ngo ingoyi z'ubukene zikuveho, ntabwo byoroshye bene data. Ni urugamba rukomeye. Niyo mpamvu uzareba abantu benshi bafite amafaranga muri iyi si ni abantu badasenga, ni abantu badakijijwe, ni abantu batubaha Imana. Nibo usanga bafite amabanki akomeye mu isi, nibo bafite inganda, nibo bafite amafaranga atagira uko angana. Ariko wareba abantu bakijijwe ugasanga umugisha wabo ntabwo ufatika. Ni abantu barwana no kurya, barwana no kuryama, barwana no kwishyura inzu, barwana no kwishyura abana amashuri, barwana no gutunga umuryango, hanyuma bikagarukira aho ngaho. Ushoboye kubona akazu, ushoboye kubona akamodoka, ushoboye gushyira abana mu ishuri, uwo tuvuga ko ari umunyamugisha, uwo tuvuga ko yakize. Ariko iyi si yo ifite abakire bafite amamiliyoni y'amadolari, bafite za miliyari, ariko abana b'Imana cyangwa se abantu bakijijwe biragorana kugira ngo bazamuke, biragorana kugira ngo bagire ubutunzi. kubera
kubera izihe mpamvu? Kuko hari amahame agenga umugisha w'Imana, hari amahame y'ubumana akuraho imivumo y'ubukene, hari amahame y'ubumana abohora ubuzima, abantu bagatera intambwe, abantu bakazamuka, abantu bakagera ku rundi rwego. Rero kuba ukijijwe, kuba warabatijwe mu mazi menshi, kuba uvuga mu ndimi z'umwuka, kuba usoma Bibiliya buri munsi, kuba uri umugenzi ujya mu ijuru, ibyo byonyine ntabwo bihagije kugira ngo ingoyi z'ubukene zikuveho. Ibyo byonyine ntabwo bihagije kugira ngo ushobore guhinduka umutunzi n'umukire muri iyi si. Kuba uri umuririmbyi mwiza, kuba wiyiriza kenshi, kuba usenga inshuro nyinshi, ntabwo bihagije ngo biguhindure umukire. Kuko nujya kubyitegereza cyane, uzasanga ba bandi basenga cyane barara mu butayu, barara mu buvumo, bava mu minsi 7 bakajya muri 21, bakajya muri 70, bakajya mu 120. Ba bandi badasiba ku karago, ba bandi badasiba mu rusengero, uzasanga bafite byinshi cyane babura muri ubuzima. Uzasanga bakenye, uzasanga no kurya ari ikibazo, uzasanga no kwambara ari ikibazo. Kubera izihe mpamvu? Kuko amasengesho menshi no kwiriza cyane, no kurara amajoro cyane, no gutonda mu nzu y'Imana buri munsi, ntabwo ibyo byonyine byaguhindura umunyamugisha, ntabwo ibyo byonyine byakuzamura ngo biguhe amafaranga ujye ku rundi rwego. Oya rwose. Iyo biza kuba ibyo ngibyo, abanyamasengesho benshi dufite, abingizi dufite, abakobwa n'abasore batava ku karago badasiba ku rusengero, barara amajoro n'ayandi, bari kuba ari bafite ama-etaje ya mbere mu migi yacu, bakaba ari bo bazenguruka ibihugu n'amahanga, bakaba ari bo bafite amamodoka meza n'amakonti aremereye. Ariko siko bimeze. Samutime tuva amasengesho no kurya bikaba ikibazo, samutime turara ku karago, ariko twabwiriwe. Rimwe na rimwe tuza mu rusengero tuje n'amaguru, rimwe na rimwe turangiza gusenga tugataha tutazi icyo turi burye mu rugo. Kubera iki? Kuko ibyo byonyine gusa bidahagije ngo uhinduke umukire. Rero muri kano kanya uyu mugoroba tugiye kuganira ku mahame, kuri principe z'ubumana umuntu ategerezwa kugenderamo kandi ategerezwa kuzuza kugira ngo ushobore kuba umukire, uri umukristo, uri umwana w'Imana, uri umukozi w'Imana, usenga, wubaha Imana, ugendana n'Imana. Ihame rya mbere, ihame ry'ubumana rya mbere rituma ushobora kuba umukire kandi ukijijwe, ihame rya mbere ry'ubumana ni ihame ryo gukora. Yesu ashimwe. Ihame ryo gukora. Gukora ni ihame ry'Imana, ni principe y'Imana kugira ngo umuntu muri iyi si abone umugisha, kugira ngo Imana iguhe umugisha. Ihame rya mbere ni ugukora. Bwoko bw'Imana, reka mbabwire, aya mahame yose ngiye kubabwira bigusaba yuko ugomba kuyuzuza zose kuva ku rya mbere kugeza ku rya nyuma. Iyo ukoresheje rimwe irindi nturikoreshe, ntabwo ushobora kugera ku rwego rwo kugira umugisha uwo turimo dusengera muri aya masengesho. Ntabwo ushobora kugera ku rwego rwo kuba umumiliyaderi, ntabwo ushobora kubohoka ingoyi z'ubukene. Bisaba ngo aya maprincipe yose uyubahirize. Haleluya. Ihame rya mbere ni ihame ryo gukora. Igihe Imana yaremaga umuntu imushyize mu ngobyi ya Edeni, ikintu cya mbere Imana yasabye umuntu ni ugukorera ingobyi ya Edeni. Imana yaramubwiye ngo ukorere iyi ngobyi, uyihingire, ibiti birimo ubikorere kugira ngo bishobore kwera imbuto, biguhe ibyo kurya n'ibyo kunywa. Gukora ni ihame. Ibi ngibi Imana yabibwiye umuntu atarakora icyaha. Reka mbabwire, gukora ntabwo ari umuvumo. Hari abantu benshi babyibeshye bakavuga ngo turaruha, ngo turakora cyane, ngo kubera ko Adamu yakoze icyaha ngo ni umuvumo udukoresha cyane. Ntabwo ariko biri. Yesu ashimwe. Gukora cyane ntabwo ari umuvumo. Umuvumo waje umuntu amaze gukora icyaha ni umuruho. Bibiliya ivuga ngo, Imana yabwiye umuntu ngo uzarya ubizi ibyuya, uzarya ututubikanye.
ariko iyo nayo n'irindi hame ryahise ryiyongera ku bikorwa by'umuntu. ahangaha no hazira ijambo tumaze gusoma ngo hari umuntu w'umunyamwete ubonye mu byo akora. Yesu ashimwe. gukora ni umurage w'umuntu akimara kuremwa, ataracumura, atarakora icyaha, akiri mu ngobyi ya Edeni. yari afite prinsipe agenderaho. yagombaga gukorera ingobyi ya Edeni ahawe, yagombaga gukorera aho yahawe. rero iyo udakora, nutanambura amaboko yawe ngo uyakure mu mufuka uyarekure akore, iryo hame nutaryuzuza, ntabwo uzigera ubona umugisha w'Imana, ntabwo uzigera ukira. abantu benshi ni abakene muri ubu buzima kandi bakijwe kandi basenga, ariko ubukene bwabo bushingiye ku bunebwe. niryo jambo twasomye ejo mu gitabo cy'Imigani 24 uhereye ku murongo wa 30. niryo jambo twasomye ngo nanyuze ku murima w'umunyabute, nanyuze ku murima w'umunebwe abuze ubwenge, ngo nsanga wuzuyemo amahwa n'uruzitiro rwaho rwarasenyutse. iyo uri umunebwe, iyo udakora, biragora Imana kugira ngo izaguha umugisha. ntabwo Imana ikorana n'abanebwe, ntabwo Imana iha umugisha abanebwe. Imana ikunda abakozi, Imana ikunda abantu bakora, kandi kondisiyo bakorana umwete, kuko gukora ni kimwe no gukorana umwete ni ikindi. nimba udafite courage, nimba udafite umwete mu buzima bwawe kugira ngo uzabe umukire muri iyi si, biragoye, ntabwo bishoboka. nubwo uzasenga amasengesho atabarika, nubwo uzarara amajoro, nubwo uzazenguruka ubutayu bwose, nubwo uzajya ujya mu misozi ya neje ukararayo muri iriya mbeho, ntabwo uzigera uhinduka umukire igihe cyose ihame ryo gukora no gukorana umwete ritarajya mu buzima bwawe. nimba ushaka guhinduka umukire, uhereye uyu munsi wa none, tangira witoze gukora kandi ukorana umwete. gira umwete mu byo ukora. biravuze ngo umuntu w'umunyamwete mu byo akora azaba imbere ku bami, ntabwo azakorera abagufi. iyo uri umukene, iyo uri umunyamwete, ntabwo uba umukene, ntabwo ukorera abantu baciriritse, ntabwo ukora ibintu byo hasi. uko ugira umwete niko uzamuka hejuru. reka nkubwize ukuri, ndaza kuguha ingero nyinshi zifatika kandi uraza kuzibona. nta muntu n'umwe Imana yigeze izamura, nta muntu n'umwe Imana yigeze ikorana nawe ari umunebwe. umunebwe egara umukene, ni prinsipe y'Imana, ni ihame ry'ubumana. ushaka kuziriza iminsi 500, nta kintu bizigira bihindura mu buzima bwawe igihe cyose uri umunebwe, igihe cyose udakora. ijambo ry'Imana riravuga ngo Uwiteka aha umugisha imirimo y'amaboko yacu. Gutegekwa kwa kabiri igice cya 2. Gutegekwa kwa kabiri igice cya 2, reka turebere ijambo. Gutegekwa kwa kabiri igice cya 2 umurongo wa 7. kuko Uwiteka Imana yawe iguhera umugisha imirimo yose ikuva mu maboko, ikita ku rugendo rwawe rwo muri ubu butayu bunini. Uwiteka Imana yawe ikabana nawe iyi myaka uko ari 40, ntihagire icyo ubura. kuko Uwiteka Imana yawe iguhera umugisha imirimo y'amaboko, imirimo yose ikuva mu maboko. Yesu ashimwe. muri iyi minsi 7, nimba dushaka kubohoka ingoyi z'ubukene, ntabwo ushobora kubohoka ingoyi y'ubukene utarabohoka ingoyi y'ubunebwe. ntabwo ushobora kubohoka ingoyi y'ubukene utarahaguruka ngo utangire gukora. prinsipe ya mbere muri aya masengesho, prinsipe ya mbere y'ijambo ry'Imana, prinsipe ya mbere y'Imana ni ugukora. iyo ukora, Imana iguha umugisha. igihe cyose ingoyi z'ubukene zatangira gucagagurika ku maboko yawe, ku biganza byawe, mu buzima bwawe, ni igihe uzahaguruka ugatangira gukora. kuko nuhaguruka ugatangira gukora, ngo Imana iha imigisha imirimo y'amaboko yawe, ibiva mu biganza byawe, ibyo ukoresha amaboko yawe, Imana nibyo iheraho iha umugisha. Yesu ashimwe.
iteka ryose y'Imana imanutse gukora irazika kubaza ngo ufite iki. Imana abajije Mose mu biganza byiwe iramaza ngo mu biganza byawe harimo iki? Harimo inkoni. Ifata ya nkoni ihindura inzoka irambwira ngo genda ikweshe gukura Abisirayeli kwa Farawo. Igihe wa mudamu mpfakazi yazaga kureba Elisa amutakira ngo abana banjye bagiye kunyagwa, bagiye gutwarwa. Elisa amaje ngo ufite iki? Ambwira ngo mfite amavuta mu rugo. Arambwira ngo genda utire abaturanyi ubatire ibibindi kandi ntubatire bikeya. Iri ni irindi hame ndibuze kugarukaho. Ijyambwiraga ngo genda utire kandi ntutire bikeya, ni irindi hame ry'ubumana ndaza kurigarukaho. Ndimo kwihuta kuko buri hame ryose wagigisha n'icyumweru cyose kikarangira, ariko kuko umwanya muto dufite reka twihute. Niba Imana yarafashe Dawidi ikamuhindura ikamugira umwami ikamutoranya, ntabwo Dawidi yari umunebwe. Imana yashingiye ku mirimo ya Dawidi, Imana yashingiye kuri courage za Dawidi. Dawidi aragira intama mu ishyamba, ntabwo yifuzaga ko ari intama nimwe iri buze kumutakarana cyangwa se iri buze kumuzimirana. Dawidi yashirutse amanga, arahaguruka yemera guhangana n'intare, ashyira ubuzima bwiwe mu kaga, arwana n'intare ku manywa na nijoro kugira ngo arinde umukumbi. Imana ibyitegereje birebire bibona, iravuga ngo nimba ushoboye kurinda uyu mukumbi ugashobora kurwanira muri iri shyamba ry'inzitane, ntiwareke intare zikurira intama. Ninguha n'abantu, ninguha n'igihugu, nacyo uzakirinda, nacyo uzagikorera. Abantu uzabarinda babisha, igihugu uzakirinda abanzi. Kandi niko byagenze. Haleluya. Imana yatoranije Dawidi ko Dawidi yari umukuraje, yari umuntu ufite kuraje. Ibintu byose yakoraga, ibintu byose yashyiraga amaboko, yabikoranaga umwete. Ijambo ry'Imana avuga ngo umurimo wese warekejeho amaboko uwukorana umwete. Gukora ni ihame, umwete ni ihame rya kabiri. Igihe cyose uzajya mu bintu ukabikiniramo, ukabizengurukamo, ukabitwara uko ushaka, nta musaruro bisigara bikuzanira. Kugira ngo ikintu cyose kikuzanire umusaruro bisaba kugikora ugikoresheje umwete. Iyo urimo gukora ibintu udashyizeho umwete, udashyizeho umutima wawe, utabishyizemo imbaraga, nta musaruro biguha. Kugira ngo ikintu kiguhe umusaruro muri ubu buzima bisaba kugiha ubwenge bwawe n'imbaraga zawe n'ubumenyi bwawe n'umwanya wawe, ukagikorana umwete. Ntabwo ushobora gutsinda mu ishuri utigana umwete, ntibishoboka. Kugira ngo ugire amanota meza bigusaba kwigana umwete. Kugira ngo ushobore gushyira akazi kawe ku rundi rwego bigusaba gukorana umwete. Reka mbabwize ukuri, bano abantu b'abakire bafite amafaranga ntabwo ari abanebwe, ni abantu bakora. Mu gihe wowe uryamye saa 11 za mu gitondo babakije amavewiti bari mu muhanda, babagiye bataha saa 9 z'ijoro, bakajya mu masaha 2 bakabyuka kuko ibintu bafite bakurikirana ntibigira uko bingana. Abanyapolitike bayobora ibihugu ntibajya basinzira, ntibajya baryama. Aryama iminota 10 akabyuka, kuko igihugu ntabwo kibaho ku manywa gusa. Yesu ashimwe. Ntabwo igihugu kibaho ku manywa gusa. Igihe mwebwe muryamye abanyapolitike baba bahagaze, baba bareba, baba bakanuye. Ntabwo ushobora kuyobora igihugu uri umunebwe, ntushobora kuyobora kampani uri umunebwe. Iyo abandi bakozi batashye, wowe usigara urimo ukora amastrategy, urimo wiga, urimo ureba icyerekezo cyaho igana, kuko ibihombo byose bigaruka ku mutwe wawe. Gukora n'umwete ni ihame, ni amahame abiri akurikirana agendana. Abantu ngo urumva ngo ndakora ngo ariko nta kintu ngeraho. Ni izihe mbaraga ukoresha? Ukora mu buhe buryo? Nta munebwe ukira, nta munebwe ugira amafaranga, nta munebwe uzamuka, nta munebwe ubohoka ingoyi z'ubukene nimba udakora kandi
ukaba uri umunebwe, reka nkubwize ukuri, emera uzapfane n'ubukene, kuko ntabwo Imana izabugukuraho. Nubwo twamara iminsi 7 twiyiriza, neza undi tuzakora 21 n'ikindi gihe dukora 40, ntabwo ubuzima bwe buzigera buhinduka ngo kurizira ku murima. Ni ihame ry'Imana, iha umugisha imirimo y'amaboko yawe, kandi Imana ikorana n'abantu bafite kuraje, Imana ikorana n'abakozi. Ntabwo Imana ishaka kuguhamagara ku mirimo wayo uri umunebwe. Ntibishoboka, ntibishoboka, ntibishoboka. Nimba ugira ngo ndabeshye, genda uri abahungu bayo. Yesu ashimwe. Genda ubaze abahungu ba Aroni, ba Minadamu, bazanye ubunebwe, bazanye uburezi ku gicaniro cy'Imana, baza gucana umuriro udashyitse. Imana irabakubita ibicira ku gicaniro. Irangije iramanuka ibwira Mose ngo atansiyo, hajye wibeshya rire ndamubakurikiza. Yewe ku gicaniro cyanjye, ku murimo wanjye barahazana ubunebwe. Umuriro ugomba kwaka ku gicaniro uba uri ku gipimo kingana uku nguku, none umuriro urahwekera ukarinda aho uzima. Ari abakozi bo ku gicaniro mpemba bajya icyacumi cyanjye, umuriro urahwekera ukarinda uzima. Nabahaye icyacumi n'amaturo kugira ngo kibatunge, hanyuma nabo bite ku murimo wanjye. None dore basamaye, barange, bujije ubunebwe aho ngaho, igicaniro kinda kizima. Imana irabacindura ibicira aho ngaho. Mudakina n'Imana. Ntabwo Imana ikorana n'abanebwe. Abantu bagiye kurira, Imana ibwira Aroni ati uramenye ni abahungu bawe, ariko ntiwiyogosheshe, ntujye mu kiriyo, ntutegure ikiriyo, mugende mu bashyingure, mukomeze ubuzima nkaho nta cyabaye. Bakiniye ku gicaniro cyanjye. Iyo ni Imana. Ntabwo Imana ikorana n'abanebwe, ntibibaho. Ubunebwe bwawe ntibuzigera butuma ubuzima bwe buhinduka. Ushaka usengangana gute, uzasazana n'ubukene, uzasazira mu bukene. Ushaka gutsinda ubukene, uyu munsi haguruka, urambura amaboko yawe, utangire ukore, kandi ukorane umwete. Nurangiza ubwira Imana ngo Mana nahagurutse, natangiye gukora, dore imirimo y'amaboko yanjye, none Mana ngwino umpe umugisha. Uwiteka Imana azatangiraho umugisha imwe mu maboko yawe. Hari ikibazo gihita kiza ahangaha, umunsi ndabasubiza. Yesu ashimwe. Ni ijambo ry'Imana, ntihagire uza kunyiterera amabuye. Icyo nzababwira kitari mu Bibiliya muzakimbaza. Haleluya. Ikintu nzababwira ntashobora gupuruva n'ijambo ry'Imana, muzakimbaza. Hari abantu bavuga ati urumva, none se yewe rwose narakoze ariko byaranze. Urumva narabyutse njya kurangura ibijumba, ariko urumva uko byagenze rwose narahombye, n'igishoro kirashya birarangira. None se ubu ngubu ko nari nakoze, ko Imana itampaye umugisha. Mukozi Imana avuga ngo gukora n'umwete. Narakoze n'umwete, ariko igihe naranguraga ibijumba byanjye byamboreyeho. None urumva, none se ubwo ngo urumva agiye nzazamuka gute kandi naranguye ngahomba? Reka mbabwire, principe yo gukora ni iyi ngiyi. Mubwiriza 11 murongo wa 1, nyanyagiza imbuto yawe ku mazi, kuko igihe nigisohora uzayibona hashize iminsi myinshi. Ubigabanye 7 ndetse n'8, kuko utazi ibyago bizatera ku isi ibyo ari byo. Iyo ibicu byuzuyemo n'imvura biyisandaza ku isi, kandi igiti iyo kiguye cyerekeye ikusi cyangwa ikasi, aho kiguye niho kiguma. Uhora yitegereza umuyaga ntabiba, kandi uhora areba ibicu ntasarura. Uko utazi inzira y'umuyaga iyo ariyo, cyangwa uko amagufwa akurira mu nda y'utwite,
niko utazi imirimo y'Imana ikora byose. Mu gitondo ujye ubiba imbuto zawe, kandi nimugoroba ntukaruhure ukuboko kwawe, kuko utazi ikizera ari iki cyangwa kiriya, cyangwa yuko byombi bizahwanya kuba byiza. Yesu ashimwe. Ushatse nagarukira. Prinsipe yo gukora ni ukunyanyagiza imbuto utaruhuye ukuboko. Yesu ashimwe. Ngo nyanyagiza imbuto zawe nturuhure ukuboko. Biba mu gitondo, bibe ku mugoroba, bibe iburasirazuba, bibe iburengerazuba. Ngo nyanyagiza, ngo ugabanye 7, ngo ndetse 8, ngo kubera ko ngo ntaguze ibyago bizatara mu isi, ntaguze umwaka uzacanamo izuba, ntaguze igihe imvura izagwira, ntaguze igihe izuba rizazira. Ihame rya gatatu ni ukunyanyagiza imbuto, ni ugukora ibintu bitandukanye. Iyo ukoze ikintu kimwe ugahomba, ukagenda ukicara mu rugo ukavuga ngo narahombye mbivuyemo, uzapfana n'ubukene. Ndakubwiza ukuri, ni ihame ry'Imana, ni Bibiliya utunze bivuga, ntabwo ari jewe. Kuko prinsipe yo gukira ni iyi ngiyi: nyanyagiza imbuto utaruhuye ukuboko. Biba amacunga, ubiba ibishyimbo, ubiba ibijumba, uhinga amateke, uhinga ibirayi, hanyuma ntabwo uzi ikizera ari iki, ntuzi ikizazana umusaruro, ntuzi ikizaba kiza kuruta ibindi, ntuzi ikizaba gikenewe. Abakire muri iyi si bagira ibikorwa bitandukanye. Nuhanga amaso ku gikorwa kimwe, ntabwo uzigera uzamuka ngo ube umukire, ntibishoboka. Igihe uzatangira kubera umukire ni igihe amaso yawe uzayagura, ugatangira kuba imbuto zitandukanye. Haleluya. Nimba ufite akazi ukora umushahara ku kwezi, amaso yawe naguma ari kuri ako kazi, ndakubwiza ukuri uzava muri iyi si uri umukene. Kuko ako kazi kawe kakwishyura minerivare y'abana, kakwishyurira inzu ukodesheje, ubundi karangiza kakagwa na transport ikujyana ku kazi, bikarangirira aho ngaho. Ako rero ntago kazigera gendera ubuzima bwawe, kuko urusiga uzengurukaho ni rwa rundi rumwe. Igihe uzatangira guhindura ubuzima bwawe, igihe uzatangira gutera intambwe yo kuba umukire, ni igihe hejuru y'aka kazi ukora kaguha bya bindi uzakarenzaho, wataha ku mugoroba ugateka amandazi ukajya kuyagurisha kuri butike, ukavanamo 1000 cyongere kuri wa mushahara. Ejo mu gitondo ugakora ji ukajya kuyigurisha abo mukorana mu kazi, ukavanamo 1000 ushobora gusevinga hari. Ejo ugahinga imbaga z'ibyatsi ukazisoroma ukazigurisha. Nutangira gukora utwo tuntu dutandukanye, ugatangira kunyanyagiza imbuto hirya no hino, nicyo gihe ubuzima bwawe buzatangira guhindukira. Ariko amaso yawe agihanze mu cyerekezo kimwe, ntabwo usigera uba umukire n'umunsi wa rimwe, keretse nimba Bibiliya ari umunyabinyoma. Ariko nimba Bibiliya ari umunyakuri, nimba ijambo ry'Imana ritabeshya, iri ni ihame rya gatatu mu buzima, ni ihame ry'ubumana, kugira ngo uzakire, kugira ngo uzabohoke ingwayi z'ubukene. Maresekele Mosai. Ingoyi z'ubukene zizatangira kukuvaho igihe uzatangira kuba imbuto zitandukanye, igihe uzatangira gushakira umugisha mu bice bitandukanye, igihe amaboko yawe uzatangira kwerekeza hirya no hino hatandukanye. Icyo gihe uzaba uri mucagagura ingoyi z'ubukene, kuko yaravuze ngo ntabwo uzi rizera nirizarumba, ntabwo uzi aho umugisha uzava naho utazava, ntabwo uzi umwaka uzavamo izuba n'uzagwamo imvura. Iyo wakoze ibikorwa byinshi, kimwe kirahomba ikindi kikunguka, kimwe kikazamuka ikindi kikamanuka. Rero kubw'izo mpamvu iyo uhombeye iburyo wungukira ibumoso. Yesu ashimwe. Abantu bakize muri iyi si ni abantu batekereje kure y'umushahara bahembwa ku kwezi. Ibi ngibi bitabikuzana muri ya refo ya mbere y'abantu bakontrolinga amafaranga, badakorera amafaranga.
iyo watangiye kunyanyagiza imbuto hirya no hino ugatangira gutera imbuto zikuzanira inyungu hirya no hino uba watangiye gukeretinga imiyoboro amafaranga anyuramo igitondo kimwe Imana igenda isuka umugisha mu mirimo y'amaboko yawe ejo ukazasanga warazamutse ariko nimba wakoze ji uyu munsi zikabura bazinywa ugahita ubivamo ngo nacuruje ji ibiranga uzapfura umukene nimba waranguye avoka wazitara zikabora ugahita ubivamo ngo naranguye avoka ngo ndacuruza ndahomba ngo mbivuyemo uzapfura umukene Prinsipe y'Imana iravuga ngo nimba waranguye avoka zigahomba ejo uzarangura amapapayi ejo bundi uzarangure ibijumba ejo bundi uzarangure amateke ejo bundi uzarangure amatelefoni ejo bundi gerageza utuntu dutandukanye ntushakire mu nzira imwe gusa ni ihame ry'Imana kubera ko ntago uzaho umugisha w'Imana uzanyura nimba uva ku kazi ukaza ugaparika imodoka ukija mu gitanda ukaryama cyangwa ukicembera televiziyo ukareba bugacya mu gitondo bikabuka ukwezi kugashira umwaka kugashira bye bye uzapfura umukene hindura amateka nimba udashaka gupfura umukene bihindure sohoka muri icyo kintu wicayemo umenye neza ngo buryo mvuye ku kazi kabandi kampemba wa mushahara ndashobora kuba mfite akabutikano runaka ncuruzamo amazi kaza nkakicaramo amasaha 3 nkavanamo na 500 nkabona kuza mu rugo kuryama ndashobora kuryama saa 7 z'ijoro ntavuye imbere ya filimi ahubwo mvuye mu kabutike kanjye kari hariya kandi nkazinduka saa 11 njya kubarangura ngasigamo umukozi nkabona kujya gukora akazi ahandi ayo mahame nutangira kwashyira mu buzima bwawe uzahinduka umukire Yesu ashimwe uko nukuri bwoko bw'Imana reka ndeke kubabeshya babwiye ngo nimuze ngo mbarambike ibiganza ngo amavuta y'umugisha amavuta ahindura amavuta yendura abantu abakire barayadusize namwe barayabasize mwakize iki indege mwaguze zindi he ariko tangira ufata no mahame uyashyire mu buzima bwawe uyakoreshe usenga Imana ushaka Imana ukoresha ya mahame yayo ihame rya mbere gukora ihame rya kabiri gukorana umwete ihame rya gatatu gukora ibintu bitandukanye kuba imbuto zitandukanye kutaruhura amaboko yawe gukora ijoro n'amanywa aya mahame ufate biku yandike nutanayandika it's okay Loves of God Ministries zirahari dufite channel ngaha kuri YouTube nimuyikurikira ntimuyireba kwa ko tavuga ngo kana kafashwa sambana ntago muyireba ntago muyikurikira yaba twaza twabwira ngo dore kana ko ngo mufote hari ngo arimo yurira igipangu dufite ama views miliyoni turashyira ijambo ry'Imana ry'ukuri ariko ntawo byitayeho ariko it's okay uruhare rwacu tuba twarurangije imbere y'Imana ntago tuzababazwa haleluya nimba udafite na bike n'urupapuro nta kibazo don't worry ugaruke kuri Loves of God Ministries kuri channel yacu nurangiza ufungura ubutumwa buriho muri iyi minsi dufite ikibazo cya internet live biraza bicikagurika ariko turangije turaploadinga kugira ngo buri wese ashobore gukurikirana neza nta kibazo iri ni ihame rya gatatu ihame rya kane Yesu ashimwe aya mahame muyandike ihame rya kane ni ihame rya connection Yesu ashimwe gusabana n'abantu nta mugisha n'umwe uzabona muri iyi si udafite connection n'abantu ukeneye kwiga kubana neza n'abantu ukeneye kwiga gukorana n'abantu ukeneye kwiga kudiringa n'abantu nimba udafite connection nimba udafite guhuza n'abantu ndakubwiza ukuri gukira no kuzamuka muri iyi si bizakugora kuko ibyo uzakora byose ahantu hose uzanyura igihe cyose Imana izakenera kuguha umugisha hari abantu izakenera kuzana mu buzima bwawe n'abantu izakenera gukoresha kugira ngo ubone umugisha iri ni ihame rya kane abantu benshi Imana yabuze ukuntu ibaha umugisha kubera ko nta collaboration bagira ndagaruka kuri gahame ry'umupfakazi
aje yiruka kwa Elisa ati ndakwinginze ntabara umfashe uko abana banjye barabatwaye. Amubaza ufite iki? Mfite amavuta. Okay, genda ujye mu baturanyi. Yesu ashimwe. Genda ujye mu baturanyi utire ibibindi kandi ntutire bikeya, hanyuma ujye mu nzu ukinge n'abana bawe, ufate ya mavuta usuke muri bya bibindi watiye. Ikibindi n'icyuzuru gishyira ukwa kibindi n'icyuzuru gishyira ukwa kugeza byose byuzuye. Biravuga ngo umupfakazi aragenda atira abaturanyi biwe, abatira ibibindi. Reka mbabwize ukuri, fata kano kanya untize ubwonko bwawe gatoya utekereze iki ngiki. Uyu mugore yari afite ibibindi bingahe mu rugo, mu nzu yiwe? Babara ukoresha ubwonko bwawe utekereze gatoya. Yari afite ibibindi bingahe? Hari utekereje ati buriya ni 30, hari utekereje ngo ni 10, hari utekereje ngo ni 20. Yari afite ibibindi bingana n'ishuti afite. Yari afite ibibindi bingana n'abantu babanye neza. Umubare w'abantu babanye nawe neza niwo mubare w'ibibindi afite mu nzu. Amavuta, igitangazo cy'Imana, umugisha w'Imana mu rugo rw'uyu mupfakazi uri limite n'uburyo ki uyu mudamu yabanye n'abantu, uri limite bijyanye n'abantu uyu mudamu yabanye nabo neza. Benshi n'abakene, benshi bazapfa ari abatindi kubera ko batazi ihame ryo kubana. Imigisha Imana iduha iyicisha mu bantu, iyinyuza mu bantu. Yesu ashimwe. Nushinga butike yo kugurisha amazi hari, abantu nibataza kukugurira ayo mazi azagupfira ubusa. Nutaravoka zigashya ukazijyana ku isoko, nutabona umuntu uza kuzigura zizakuboreraho. Yesu ashimwe. Uyu mupfakazi nimba ari nyamwigendaho, nimba muri karitsiye nta muntu bumvikana, niba nta muntu n'umwe bavugana, ahawe umugisha, ahawe amahirwe, ariko najya gutira ibibindi arasanga umuturanyi ntibumvikana, uwo hirya ntibumvikana, uwo hepfo ntibumvikana, ajya gusanga uwikantarange asanga umuntu bumvikana n'uwo mu kindi gihugu. Ibaze, ugasanga muri karitsiye urimo nta muntu n'umwe waza kukuzimiriza inzu iramutse ihiye. Ugasanga muri kampani ukoreramo uramutse uguye muri esikariye nta n'umwe wabanka kuza kuguterura. Okay, bashobora kuza gutera kugira ngo polisi itaza kubafunga, ariko ubundi bakaguterura bakanda hahandi wavunitse. Ati bakazajya baterura bagakanda bagashingamo inzara, wenga ihangane nyine turimo turakujyana, kumbe barimo barakumvisha kandi n'abakorega bawe murakorana. Kubera iki? Mubanye nabi mu kazi. Nta mpuhwe, nta gikundiro, nta rukundo. Principe ya kane y'Imana, kugira ngo uzabone umugisha w'Imana, tangira wige kugira inshuti, iga kubana n'abantu bose amahoro, abo bishoboka, kuko si bose, kuko Satani afite abambasaderi we muri iyi si. Satani afite ibikasha akoresha, afite abarozi, afite abapfumu, afite abantu bafite ishyari ry'umugisha wawe, afite abantu bazakurwanyishaho n'amanywa. Ariko n'Imana ifite abayo. Icyabaje kandi giteye agahinda nuko ari abantu Imana itwereza mu buzima bwacu kugira ngo bazatugire umumaro, ariko twarangiza tukabirukana ubwacu. Umuntu Imana ikamuzana ikamushyira iruhande rwawe kugira ngo azagufashe, kugira ngo azakubwira ati ahangaha hari akazi ngwino udepoze, ahangaha bimeze gutya na gutya. Bwoko bw'Imana, reka mbabwire, ntabwo tuzi ibintu byose, ntabwo dushoboye ibintu byose, ntabwo dufite ibintu byose, ariko mu busabane no mu rukundo dukundana n'abandi Imana icisha nk'umugisha. Umuntu mu gitondo akaza akakubwira ati erega hano hari isoko riri ahangaha risaba $20,000 kandi jyewe nari maze kuyagura ikibanza, nimba uyafite ngwino wishoreremo. Ukaza ukazishora ukavanamo $40,000 bivuye ku muntu w'uruhande rwawe.
ariko benshi Imana yabuze ahantu icisha umugisha w'ubuzima bwabo, kuko abantu yagombaga gukoresha yabazanye mu buzima bwawe, urabafokera, urabatuka, urabasiribanga, bagenda biruka baguhunga, bakubona nk'intare, bakubona nk'ingwe, bakubona nk'igisamagwe, aho uciye bariruka, iyo bakubonye barahunga, kuko igihe mwicaye muganira ibyo mwaganiriye basanze byakwiriye isi yose, igihe bakubikije ibanga ryasandaye ahantu hose. Wabaye uwa mbere wo kugenda uvuga ibinyoma hejuru y'ubuzima bwabo, wabaye uwa mbere wo kugenda ubararika ushyira intege nke zabo hanze, wabuze ubunyangamugayo, yakugurije 1000 umusezanije kuzakimwishyura mu kwezi gutaha, ukwezi gutaha ufata miliyoni urayirangiza utangira kumukwepa. Wamwitabaje ubabaye, ufite agahinda, umwana yaburaye, wabuze icyo wishyura ibitaro, uramwinginga ati rwose ndakwinginze mbabarira untize 20,000 aho ngaho, nikurira umudamu kwa muganga, nikurira umwana kwa muganga, mbabarira umfashe. Arihangana rero yagwaye yigomye ibintu byinshi, ariko yare uwo munsi wahise ukuraho telefoni, uramuboroka muri telefoni, iyo umubonye ari ukata hariya, iyo aje mu rugo iwawe ubwira abana ngo bamubwire ko udahari. Ntabwo uri inyangamugayo, ntabwo uri umuntu mwiza, ntabwo Imana izigera iguha umugisha mu buzima bwawe. Iri ni ihame rya 4, nutarishyira mu bikorwa ntabwo uzigera ubona umugisha w'Imana. Hallelujah. Ihame rya 5 ni ihame ryo gutanga. Yesu ashimwe. Jambo ry'Imana yaravuga, reka turebe ni mu gitabo cya Luka, reka turebe Luka ibice 6 I think. Luka ibice 6:38. Mutange namwe muzahabwa, urugero rwiza rutsindagiye, rucugushije, rusesekaye, nirwo muzagererwa, kuko urugero mugeramo ari rwo muzagererwamo namwe. Yesu ashimwe. Ihame rya 5 ni ihame ryo gutanga. Nimba uri umwana w'Imana, nimba uri umukristo, nimba uri umugenzi ujya mu ijuru, ndakubwiza ukuri, Imana iha umugisha abantu bafite amaboko atanga, abantu bafite ibiganza birambuye. Iyo ufite amaboko y'ingumyi, iyo ufite ubugugu mu biganza byawe, ndakubwiza ukuri, kugira ngo Imana izaguha umugisha bigora Imana, iburahishyira. Kuko muri principe z'Imana n'amahame y'Imana, ntabwo Imana iha umuntu ibintu byose. Oya, ntabwo Imana iha umuntu ibintu byose. Uyu imuhibi undi kamuhibi, uyu kamuhibi undi kamuhibi ngibi. Rero iba yiteze ko ibyo yaguhaye ku bwinshi ubinyanyagiza mu bantu, ubitanga, ubifashisha abandi. Iyo utangiye gutanga, Imana itangira gukingura imiryango nawe yo kwakira, kuko utanga ibyo Imana yaguhaye, hanyuma nayo igakora ku mitima y'aba bandi n'abafite ibyo udafite, nawe ikabakoresha mu gutangira nabo kukoherereza. Yesu aravuga ngo mutange urugero rusesekaye, rucigushije kandi rusendereye, ngo kuko ikibo mugeramo nicyo namwe muzagererwamo. Iyo uri umugugu utajya urekura, nubwo wasanga amasengesho ameze gute, kudatanga kwawe, ubugugu bwawe bukinga ikirere cyawe. Nta muntu n'umwe wikiza muri iyi si. N'abangaba mwumva ba Bill Gates bafite amamiliyoni n'amamiliyoni, bakizwa n'abantu, bakizwa n'abandi. Production zabo tutazikonsomye, tutaziguze, ntago bakira.
kandi ubukire bwabo bwatangira igihe bafashe ubwenge bwabo, bafashe ubumenyi bwabo bakabutanga. Iyo babwigumizamo bari kumera nk'abandi bose, ariko bamaze kurekura ubumenyi bwabo bakabutanga, twese twasanze tubukeneye, hanyuma natwe tubaha ibyacu. Tubaha amafaranga yacu kugira ngo tubone amasoftware, tubaha amafaranga yacu kugira ngo tubone amakompiyuta, tubaha amafaranga yacu kugira ngo tubone amatelefoni. Baragenda bahinduka miliyarderi, ariko byatangiriye mu gutanga. Ibyo ufite wowe ubwawe ku giti cyawe ntabwo bisigera biguhindura umukire, oya, ntibibaho. Ibyo ufite bizaguhindura umukire igihe uzatangira kubyeshanja n'ibyo abandi bafite, igihe uzatangira kurekura, igihe uzatangira gutanga, nicyo gihe imbuto zizatangira gukura mu buzima bwawe no kuvuka. Reka mbahe akagero gato cyane. Umwana w'umukobwa wafashe ubuzima bwiwe, agafata umubiri wiwe, akavuga ngo umubiri wanjye ndawukunze, ntawe nzigera nkuha n'umunsi wa rimwe. Ndababwiza ukuri, azapfa atabyaye. Umwana w'umusore avuze ngo jyewe ubusore bwanjye n'umubiri wanjye ndabifashe ndabibitse, nta muntu umwe nzigera mbiha, akabifata akabigumana, azapfa atagira umwana. Umwana avuka ryari? Igihe umukobwa yarekuye umubiri wiwe akawuha umugabo, umugabo nawe akarekura umubiri wiwe nawe akawumuha. Uko guhana imibiri niho havamo umwana. Nibwo igitondo kimwe by'uko ugasanga umwana yavutse, ariko iyo buri wese agumanye ibyo undi akagumana ibyiwe, buri wese apfukwe undi agapfukwe, ariko umwe yarekuye ibyo afite n'undi akarekura ibyo afite, mu gitondo umwana aravuka. Haleluya! Iryo ni ihame ry'ubumana, niryo hame ry'ubumana dufite muri iyi si. Igihe cyose utaratangira kurekura ibikurimo, igihe cyose utaratangira gutanga ibikurimo, weshanje na bagenzi bawe. Haleluya! Weshanje na bagenzi bawe, ntabwo uzigera ukira. Haleluya, haleluya. Ntabwo usigera ukira n'umunsi wa rimwe. Ubukire butangira igihe utangiye kurekura ibikurimo, utangiye kurekura ibyo ufite ukabitanga. Nubikora uzazamuka, uzaba umukire, kuko ni ihame ry'ubumana. Yesu ashimwe. Ni ihame ry'ubumana kandi ntabwo rihinduka, ntabwo usigaye urihindura n'umunsi wa rimwe. Imana yacu ishimwe. Iyo udashobora gutanga, iyo udashobora kurekura, ntabwo ushobora kuba umukire. Igitabo cy'Imigani igice cya 11 umurongo 24 aravuga ngo hari umuntu utanga akwiragiza, nyamara akarushaho kunguka, kandi hari uwimana birenze urugero, ariko we bizamutera ubukene gusa. Yesu ashimwe. Hari umuntu utanga akwiragiza, hari umuntu utanga akwiragiza akarushaho kunguka, ngo ariko uwimana akarushaho gukena. Uko ugira ubugugu, uko ufunga ibyo ufite, uko wikubira, uko ushaka kujya wenyine, uko udashaka gusangira n'abandi, niko
ufunga ikirere cyawe cy'umugisha niko wikururaho imivumo. Yesu ashimwe. Kudatanga, kwimana. Reka turisome muri Bibiliya hano Imigani 11:24 tumanuka hasi tugiye ku murongo 26. Ngo hari umuntu utanga akwiragiza nyamara akarushaho kunguka, kandi hari uwimana birenze urugero ariko we bizamutera ubukene gusa. Umunyamuntu azabyibuha kandi uvomera abandi nawe azavomerwa. Haleluya. Uvomera umunyamuntu, umuntu utanga azabyibuha, uvomera abandi nawe azavomerwa. Ni ihame ry'Imana. 26. Uwimana amasaka azavumwa na rubanda. Yesu ashimwe. Uwimana azavumwa na rubanda. Iyo wimana yudatanga y'amaboko yawe aziritse, imivumo iba ku buzima bwawe. Abantu bagenda bakuvuma, pu uriya nta kimuva ngo arakize. Akize iki? Ni umutindi gusa. Kandi ibyo biragenda bikajya mu buzima bwawe, bikagufungira amarembo, bikakuzitira, bikakubuza icyerekezo. Ngo ariko umugisha uzaba kuyabagaburira. Haleluya. Umugisha uzaba, uwimana amasaka azavumwa na rubanda, ariko umugisha uzaba kuyabagaburira. Yesu ashimwe. Iyo ugaburira abandi, iyo ufasha abandi, bagusabira umugisha, bagusengera umugisha. Ariko iyo ubima bagenda bakuvuma, kandi bivumira gufata. Hari akantu kamwe navuze ku rubuga, reka ngasubiremo wenda kuko hari n'abazadukurikira nga tutabana ku rubuga rw'abakunda Imana. Uyu munsi wa none urubyiruko rw'Abanyafurika, si urubyiruko gusa, n'abagabo n'abagore bafite n'abana, bose ibitekerezo byabo n'inzozi zabo barota kujya i Burayi. Bashyire mu nyanja za Mediterane barwana bajya i Burayi. Urazi impamvu? Ntabwo ari uko i Burayi bakize, ntabwo ari uko i Burayi ari ibihugu bikize cyane. Oya, ntabwo ariyo mpamvu. Ntabwo ariyo mpamvu. Impamvu Abanyafurika bashirira i Burayi nuko Abanyaburayi bafite umutima wo gutanga. Bafite umutima wo gutanga. Reka mbaho urugero rumwe. Abo twari kumwe kandi nababwiye ngo nkiri umwana muto wo ku myaka 3 cyangwa 4 guko sinibuka, nabonye umuzungu azi wacu ahetse igikapo kirimo imyenda, avanamo imyenda, apima imyenda inkwira arayimpa. Ariko sijye jyenyine gusa, yaciye muri karitsiye, bari timu z'abazungu bari kumwe n'abandi, bagenda bazenguruka mu ngo zitandukanye bareba abana bashobora guha imyenda ibakwiriye, bavuye i Burayi bayikoreye, baje kuyitanga. Ariko ni imyenda ingana gute mubitse amagariderobe yanyu, mu mazu yanyu yaboreyemo, mudashobora kujya mu cyaro guhereza abantu bariyo bambaye ubusa. Ntigira uko ingana. Ariko umuzungu yikorera igikapu akakivana i Burayi akaza kwambika bene wanyu bari mu cyaro, wowe uri mu mujyi uyijugunya muri puberi, indi yaraboreye aho ngaho udashobora kugenda kuyiba. N'abana bangana iki muri Afurika bishyirwa na kompasiyo z'i Burayi? Abana batoya muri Afurika, hari abana benshi mu bihugu bitandukanye bya Afurika bishyirwa ama minerivare n'abana bangana b'abazungu bari i Burayi. Ugasanga umwana w'imyaka 5 w'umuzungu arimo arishyurira undi w'imyaka 5 mu Rwanda, mu Burundi, muri Uganda, muri Kongo, arimo aramwishyura minerivare.
kandi uwo mwana urimo wishyurirwa n'umwana w'Iburayi afite nyirarume ukora, afite nyirasenge, afite se wabo, afite bene wabo bakora, bafite imishahara binjiza miliyoni ku kwezi, bafite bagenda modoka, bagenda amazu meza, ariko adashaka kuvuga ngo reka nsubire mu cyaro ku ivuko ngende ushaka abana babiri nzajya nishyura minerivare. Uwo mutima ntawo dufite, ariko abazungu barawufite. Reka mbabwire ikintu kimwe, Abarundi, Abanyarwanda, Abakongomani b'impunzi bahaguruka bagahungira i Bugande, bagahungira muri Kenya, ndagisubiramo uko nakivuze. Iyo bageze muri bino bihugu bya Kenya, bya Uganda, bakubita imyaka 20, ugasanga umuntu ni impunzi y'Umurundi cyangwa y'Umunyarwanda cyangwa y'Umugande cyangwa se y'Umukongomani, amaze imyaka 20 muri Tanzania cyangwa muri Kenya cyangwa se i Bugande, ariko nyuma y'imyaka 20 aracyitwa impunzi. Nyuma y'imyaka 20 aracyagendana ikarita y'ubuhunzi, amaze imyaka 20 ku butaka bw'ikindi gihugu kandi bafite uruhu rusa. Hanyuma ikirenze kuri ibyo ngibyo, naga serivisi kose k'ubuhunzi azajya gusaba, nimba ari nako gakarita kugira ashobore guca mu nzira, ntago bazakama batamwishyuje amafaranga. Azibeshaho, yishakira ibyarya, yishakira ibyanywa, yishakira buri kintu icyo ari cyo cyose, imyaka 20 irindi ishira yicaye aho ngaho. Imana nitamugirira ubuntu ngo igihugu kimwe cy'Iburayi kiza kimutware kimujyane, azarinda apfira muri ubwo buzima, yishwe n'agahinda n'inzara n'ubukene, abana batiga, ubuzima bwarahagaze, kandi ari mu gihugu cyene wabo cyo muri Afurika. Ariko mwese murabizi cyangwa se muzabibaze, umuntu ahaguruka muri Afurika yajya i Burayi cyangwa muri Amerika, nyuma y'imyaka 5 bakamukora statut y'ubuhunzi, bakamuha ubwenegihugu, akagaruka afite pasiporo yitwa Umunyamerika. Nyuma y'imyaka 5 yonyine gusa, nyuma y'imyaka 5 yonyine gusa, ageze mu Burayi, ageze mu Budage cyangwa mu Bubiligi, aba afite nationalite. Ageze avuke, umwana abyariye hariya avuka afite nationalite. Ahangaha urahabyarira, ukahuzukuriza, ukitwa impunzi, ukitwa umunyamahanga, kandi ni muri bene wanyu b'Abanyafurika. Iyo ababirabura bajyaga i Burayi, bahagera bakakubwira ngo uzamara imyaka 20 utarabona ubwenegihugu, bakakubwira ngo uriyishyurira inzu, wishyura ibyo kurya, wishyura ibyo kunywa, wishakire buri kintu icyo ari cyo cyose, uwo munsi movement z'abajya i Burayi zahita zigabanuka. Ariko buri wese ariruka kujya kubera izihe mpamvu, kuko urahagera bakakwakira, bakaguha inzu yo kubamo, bakakuvuza, bakagwa buri kimwe cyose, bakakwigisha, bakakwigisha uko wibeshaho, bakakwigisha amashuri yabo, bakakwigisha ururimi rwabo, bakagwa mu opportunity yo kubona akazi, ugatangira ugakora, ejo ukabona pasiporo yabo. Ibyo wakora ibyo ari byo byose, nyuma y'imyaka 5 ukagaruka muri Afurika uteze indege, ukaza ukagura bene wanyu wasize, ukabagura fanta, ukabagura icyo kurya, ukabagura icyo kunywa. Ni gute abantu batazirukira i Burayi? Nta kindi bajyanayo, nuko Abanyaburayi bafite urukundo, bafite umutima wo gukunda, bafite umutima wo gutanga, twebwe abirabura tutagira. Niyo mpamvu ibihugu byabo bikomeza bizamuka, niyo mpamvu bakomeza bakira. Ibyo ngibyo barabikora, babikorera umwirabura uvuye hakurya y'inyanja, ariko mwene wabo ibihugu bihana imipaka bakwicaza mu gihugu imyaka 30 bataragwa identity yonyine gusa. Muri Afurika umuntu avukira mu gihugu akagira generasiyo 3, 4, 5 bakivuga ngo aracyari umunyamahanga. Hari inkuru imwe numvise mu kiganiro y'umwana umukina amasinema mu Rwanda, arimo kuvuga ngo ise ni Umugande, nyina ni Umurundi, bahuriye mu Rwanda barahashakanira, hanyuma arahavukira. Ise ubanza yarapfuye cyangwa se asubiye i Bugande simbizi, nyina nawe asubira i Burundi, umwana asigara mu Rwanda wenyine. Ara mu myaka 20 afite ikibazo cy'uko atagira identity, ntagira nationality. I Bugande ntazi kwa se ahariho, mu Burundi ntibamwemera,
mu Rwanda bambwira ngo si umunyarwanda, nyoko si umunyarwanda. Ariko muri Amerika ugiyeyo utwite, umwana akavukira mu kirere cya Amerika, indege ikandagira se wamuha nationality. Hari abantu benshi ise n'umunyarwanda, nyina n'umunyarwanda, ariko igihe cyo kubyara cyarageze atega indege ajya muri Amerika, arabyara, ahamara amezi 3, agarukana uruhinja rufite pasiporo y'Abanyamerika. Gutanga. Ni gute batazatera imbere, ni gute batazagera ku bintu bihambaye, ariko twebwe ntidukundana, ntabwo dutanga. Reka mvuge principe ya nyuma ko ndabona amasaha arimo kugenda. Ihame rya nyuma icya 10. Yesu ashimwe. Siga rya nyuma harandi twakabaye tuvuga, ariko niryo ngize rya nyuma muri kano kanya ndangirijeho. Gutanga icya 10 n'amaturo. Iri ni ihame ry'ubumana, iri ni ihame ry'abana b'Imana. Niba ushaka umugisha, ukijijwe, usenga, nyuma y'amahame 5 maze kukubwira, ihame rya 6 utazigera wirengagiza mu buzima bwawe ni icya 10. Yesu yaravuze ngo ibya Kayisari mu bihe Kayisari, iby'Imana mu bihe Imana. Buri bwami bwose bugira amahame yabwo, buri bwami bwose bugira amategeko yabwo, bugira principe yabwo. Haleluya. Imana yacu ishimwe. Buri bwami bwose bugira amahame yabwo, bugira amategeko abugenga, bugira amategeko abukontorora. Hari amategeko ayobora u Rwanda, hari amategeko ayobora Burundi, hari amategeko ayobora Uganda. Hari ibyo wakora mu Bugande ntibikugireho ikibazo, wabikora mu Rwanda ukabizira. Hari ibyo wakora mu Burundi ntibikugireho ikibazo, wabikora muri Tanzania ukabizira. Kuko buri gihugu kigira amategeko yacyo, buri bwami bwose bugira amahame abugenga. Iyi si ifite ubwami bwayo, aribwo bwami bwa Kayisari, bufite amahame yabwo, bufite ibyo busaba. N'ubwami bw'Imana bufite amahame yabwo. Niba uri umukristo, nimba wakijwe wabaye umurokore, Yesu ashimwe. Niba wakijijwe wabaye umurokore, wishiye mu bwami bw'Imana, ntabwo ukiri mu bwami bwa Kayisari. Rero mu bwami bw'Imana hari principe ivuga ngo muzane imigabane ya 1/10 n'amaturo kugira ngo muhabwe umugisha. Reka dusome mu gitabo cya Malaki. Malaki 3. Murongo wa 7, igice cya 3 murongo wa 7. Uhereye mu bihe by'abasogokuruza banyu muhora muteshuka, mukareka amategeko yanjye ntimuyitondere. Nimungarukire nanjye ndabagarukira, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Nyamara murabaza muti tuzakugarukira dute? Mbese umuntu yakwima Imana ibyayo? Umva neza iri jambo. Mbese umuntu yakwima Imana ibyayo? Irarekarama ni ibyayo. Ni ibyayo, ntago ari ibyawe. Ni iby'Imana. Ese umuntu yakwima Imana ibyayo? Ariko mwebwe
mwarabinyimye, nyamara murabaza muti twakwimye iki? Mwanyimye imigabane ya 1/10 n'amaturo. Muvumwa wa muvumo, kuko ishyanga ryose uko mungana mwanyimye ibyanjye. Ishyanga ryose uko mungana mwanyimye ibyanjye. 10% ntabwo ari icyacu, 10% ni cy'Imana. Iyo ukora, iyo wunguka, iyo ubona ibintu, 10% si cyawe, ni cy'Imana. Iyo udashobora gutanga 10%, uba urimo uviyorotinga amategeko y'Imana mu bwami bw'Imana. Reka mbabwire iki ngiki, 10% ntabwo ari itegeko kuba pagani. Babishatse bagitanga, Imana ikabaha umugisha. Batanabishatse bakihorera. Ntabwo 10% ari cy'abantu badakishijwe, ntabwo 10% ari cy'abapagani, ntabwo 10% ari cy'abantu batazi Imana. Ariko iyo umaze gukizwa, winjiye mu bwami bw'Imana, iri ni ihame ry'ubumana. Reka nkubwire, si itegeko, ni ihame, ni ihame ry'Imana. Nimba ushaka umugisha w'Imana mu bwami bw'Imana, abana b'Imana batanga 10%. Niba udatanga 10%, urimo uraviyorotinga amategeko mu bwami bw'Imana, urimo uraviyorotinga amahame yo mu bwami bw'Imana. Ntabwo uzigera ubona umugisha w'Imana. Abo mu isi mu bwami bwa Kayisari bafite amahame bagenga mu bwami bwa Kayisari, bakoresha, bafite amaprincipe yabo bagenderaho, bakazamuka bakaba miliyarderi. Iri tegeko ntabwo rizabagonga. Batanga 10%, batatanga 10% bazakira, bazazamuka. Kuko mu bwami bwabo kwa Kayisari bafite amaguye menshi bakoresha bakazamuka. Asinyira isoko rya 500,000, harimo 100,000 ziwe ziri buce ku ruhande. Akabwira ati iri soko kugira ngo ndi gusinyire urabanza ushyirire 100,000 ku ruhande, hanyuma ndi gusinyire. Ukazimuhereza akagusinyira isoko rya 500,000 za 500,000, 100,000 zigiye kuri konte yiwe, wowe ukagenda gukoresha 400. Nimba ari umuhanda wari kubaka, ukazamara imyaka 10, urafekinga wo wakuza amara imyaka 5, kuko nawe ugomba gusigana n'inyungu. Abazasigara bazaza hanyuma bazimenya yavanye mayiwe. Ibyo ngibyo ni kwa Kayisari. Ariko mu bwami bw'Imana ibyo ngibyo ntabwo uzabikora. 100,000 ziramuzamura, akora umushahara w'500,000 ku kwezi, cyangwa se akora umushahara wa 1,000,000 ku kwezi. Ariko umunsi umwe azasinya isoko yakire 1,000,000 icyarimwe, azamuka atumbagira azamura etaje, wowe ukicaye aho ngaho. Warero ukirimo kuzamuka ku kaesikariye ko 1,200 ukorera, uzakira ryari? Baba bafite amahame yabo bagenderaho n'isi yabo kwa Kayisari. Biramworohera kuzana ibintu, akaza agakwepesha imisoro. Bari gusora 10,000 agasora 1,000,000, 9 akazibika. Mu gihe wowe uzaza bikangombwa ko usora amafaranga yose kuko uri umukristo. Mwajyana gucuruza hamwe ku isoko, w'igiciro agahita gishyira hasi, wagishyira hasi ugahomba, akajya kurangura 3, wowe ugicuruza ibyo waranguye rimwe. Ntabwo muzigera mukompeta, kuko isi bakoreramo n'isi wowe ubamo ni amasaha biratandukanye. Principe zikugenga n'isi bagenga biratandukanye. Niko kuri bwoko bw'Imana, niko kuri. Ntacyo babwiye gucuruza abana b'abakobwa, ntacyo babwiye gucuruza abagore b'abandi, ntacyo babwiye gucuruza ibiyobyabwenge, ntacyo babwiye gucuruza inzoga n'ibiki byose.
buri kintu cyose kizana amafaranga babakirukaho, nibashaka bufata bamushyira muri gereza, asize konti ya miliyoni 500 azagenda acera muri gereza abeho nk'umwami, nyuma y'imyaka 5 azagaruka, wowe yasize uhembwa 100,000 azasanga utayigurira n'igare, amaze imyaka 5 muri gereza. Ibyo ngibyo rwose barabibara, mwisi yabo ya Kaisari barabyemererwa, ariko nk'umukristo ibyo ngibyo ntabwo byemererwa. Igihe cyose utegereza umugisha uva ku Mana, none kudakurikiza amahame y'ubumana, umugisha uzawukura hehe? We yatanga icyacumi atatanga icyacumi, uburyo cyazazamukamo arawuzi, ariko wowe ukeneye umugisha uva ku Mana, ukeneye ko Imana blessing ibiganza byawe, ukeneye ko Imana blessing imirimo y'amaboko yawe, ukeneye ko Imana igwa ibintu bizima bivuye mu bwami bwayo. Ibyo ngibyo kugira ngo ubibone utegerezwa kubaha amahame y'Imana. Jambo ry'Imana avuga ngo mwanyimye icyacumi n'amaturo, muvumwa wa muvumo. Kudatanga icyacumi ntibitubuza umugisha gusa, ahubwo bikurura n'umuvumo hejuru y'ubuzima bwawe. Aho bibera bibi ni umuvumo wambukiranya no mu rubyaro. Mana yacu tutabare kandi turengere. Ni umuvumo wambukiranya uva mu rubyaro ujya mu rundi rubyaro, kuko n'umugisha uzanwa n'icyacumi nawo uza kuri wowe, ukajya no ku bana, ukajya no kubuzuku n'abuzukuruza. Yesu ashimwe. Murongo wa 10, nimuzanire imigabane ya 1/10 ishyitse, mubishyire mu bubiko, inzu yanjye ibemo ibyo kurya. Ngaho nimubingeragereshe, niko Uwiteka Nyiringabo avuga, murebe ko ntabazabagomorera imigomero yo mu ijuru, nkabasukaho umugisha mukaburaho mu bukwiza. Nzaha n'iryanyi nyibahora, ntizarimbura imyaka yo ku butaka bwanyu, kandi n'umuzabibu wanyu ntuzaragarika imbuto mu mirima igihe cyawo kitaragera, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Aha niho honyine gusa Imana yemera ko tuyigerageza. Mu mategeko y'Imana haravuga ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe, ariko bigeze ku cyacumi yisubiraho igatanga uburenganzira. Ngaho noneho nimungerageze, nimungerageresha icyacumi. Ntabwo ishaka kwigerageza mu bindi, yigerageresha icyacumi n'amaturo, urebe yuko itakugomeraho umugisha ukabura wukwiza. Icyacumi ni ihame ry'ubumana. Nimba ushaka gutera imbere, nimba ushaka kubona umugisha uvuye ku Mana, nimba ushaka gukingura ikirere cy'umugisha wawe, nimba ushaka kuzamuka, nimba ushaka ko ibyo ukora biba byiza, nimba ushaka kubona umugisha mu mirimo y'amaboko yawe, tangira gutanga icyacumi. Kuko icyacumi ni ukwizanira umuvumo bwoko bw'Imana. Hari benshi banga gutanga icyacumi ngo barimo baragifashisha abakozi b'Imana. Reka nkubwire, icyacumi ntago ari imfashanyo mu abakozi b'Imana, ndakubwiza ukuri. Oya, icyacumi ntago ari imfashanyo. Icyacumi ntago ari imfashanyo mufashisha abakozi b'Imana. Icyacumi ntago ari ubufasha. Icyacumi ntabwo ari impano. Icyacumi ni umugabane w'abakozi b'Imana bahabwa n'Imana. Iyo utanze icyacumi uba ugihaye Imana, Imana ikagiha abakozi bayo. Ntuzibeshye n'umunsi wa rimwe ngo wumve yuko iyo utanze icyacumi ufashije. Haranga ngo wumvange ibyacumi byacu ngo nibyo abakozi Imana barya, ngo nibyo bateza imbere. Ese undi ateye imbere gutwaye iki n'undi ko akorera Imana? Ariko noneho ukuri ni uku nguku. Nushaka gufasha umukozi w'Imana, reka nkubwire ukuri, nushaka gufasha umukozi w'Imana, uzagenda ugura agafuka k'umuceri ukamuzanire mu rugo, umubwira ati mukozi w'Imana ugaburire umudamu wawe. Nushaka kumufasha, uzamuhamagara umaze ati ko amashuri atangiye, nkaba nzi ko umwana wawe yiga minerivare yishyura iki gihembwe nangahe, uzaba umufashije pe. Uzamuhamagara umubwira ati none se mukozi w'Imana ko mbizi ko utarabona inzu yawe, uku kwezi wishyura ngahe renti ngo nkwishyurire inzu, uzaba umufashije. Ariko icyacumi ni itegeko ry'Imana. Icyacumi si ubufasha dufashisha abantu.
hari abantu bajyangaho ngo urumva ngo jyewe ngo icyacumi cyanjye ngo ngifashishe imfubyi n'abapfakazi. Iyo Bibiliya wayisomye hehe? Iyo Bibiliya ni iyihe wasomyemo ikubwira ko icyacumi gifasha imfubyi n'abapfakazi? Wayisomye he? Nyereka iyo verse muri Bibiliya yawe, nyereka ahantu byanditse. Nihe Imana yavuze ko icyacumi muzagishyira imfubyi n'abapfakazi n'amayibobo zo ku muhanda no kugifashisha abakene? Aho niho muburira umugisha. Murafata ibintu mukabicurika mukabivangavanga. Noza gushyira amahame mu bwami bw'Imana, wowe urinda uza guhindura porogaramu y'Imana no gushyira amahame y'Imana. Byagenze gute ngo ujye mu cyimbo cy'Imana ufata iby'Imana yashyizeho ubikure mu murongo wabyo, noneho utangira ibikoresho uko ushaka? Ngo ubu ngubu urumva ngo jyewe ngo ubu ngubu icyacumi cyanjye ngo nzajya ngifata ngo ngende umuntu waburaye ngo mugaburire, ngo ngende umuntu wambaye ubusa ngo mwambike. Ayo mahame wayakuye he? Urinde we mu bwami bw'Imana ushyiraho amabwiriza. Kurimo kwikurira umuvumo, urimo urikurira umuvumo. Urinde ucurika Bibiliya, urinde uhindura porogaramu y'Imana. Ese Imana ibivuga ishyiraho umurongo w'icyacumi uko kigomba gutangwa nuko kigomba kugenda. Abapfakazi ntago bari bahari, izo mfubyi ntago zari zihari, mayibobo ntago zari zihari. Ahubwo ni umwuka w'ubugugu uri mu buzima bwawe, kuko izo mfubyi n'abapfakazi bari imbere kugira ngo ubafashe, ariko ntago bafashisha icyacumi. Ahubwo tanga icyacumi uko Imana yabitegetse mu murimo w'Imana, mu bwami bw'Imana, mu bakozi bawe uko Imana yabishyizeho. Hanyuma nurangiza ujya gufasha imfubyi n'abapfakazi mu migisha yindi Imana yaguhaye, kugira ngo Imana igukingurire amarembo. Kuko Imana idusaba imfubyi n'abapfakazi, ariko ntago watubwiye ngo tubafashishe icyacumi n'amaturo yo mu nzu y'Imana mu bwami bw'Imana. Icyacumi yagishyiraho umurongo kigenderaho, kiribwa n'abakozi b'Imana n'abatambyi n'abashumba bakora umurimo w'Imana ijoro n'amanywa. Ntabwo icyacumi yagihaye abashonje, oya. Rero iyo watangiye guhindura principe z'ubumana, ugatangira kwishyiraho imiyoboro yawe n'imirongo yawe, ngo urumva ngo jye ntacyo utanga, ahubwo urikurira umuvumo. Kandi nabwo abufasha utanga nabwo nta mugisha buzigera bukuzanira, kubera ko urimo urapinzanya n'Imana, urimo urakoregitinga Imana. Imana yabaye umuswa, ntabwo izi ubwenge. Yari gufata icyacumi ikagiha abashonji n'abambaye ubusa, none genza ubwenge kurusha Imana, reka mbihindure bishyire mu murongo Imana itabishyizemo, mbikore neza. Imana yabaye iswa hariya. Ale, urimo urikurira umuvumo, ntabwo uzigera utera imbere. Birutujya kwa Kaisari ukorera iki nk'abo mu isi nyine, ushaka amafaranga hariya uzazamuka utera imbere. Ariko nimba uri mu nzu y'Imana, nimba uri mu bwami bw'Imana, nimba ukijijwe, gendera ku mahame y'Imana, ugende uko ijambo ry'Imana rikuyoboye, wuzuze principe zose, amateka yawe azahinduka, ingoyi z'ubukene zizakuvaho, uzabohoka, uzaba umukire, uzazamuka. Imana izaguha umugisha, Imana izahana indyanyi ziri mu ruzabibu rwawe, Imana izakura inanda, Imana izakura ibyicaga ibyawe, izabivanamo, hanyuma imirimo y'amaboko yawe itera imbere. Imana izagasanira ibikorwa byawe n'umuryango n'urubyaro rwawe, uzagera kure. Ariko igihe cyose ukiha gukosora Imana no gushyira ibintu mu murongo Imana itabishyizemo, ufitanye urubanza n'Imana, kandi uri mu ntambara n'Imana, urimo urarwana n'Imana, kandi witwa ngo uri umukristo. Umeze nk'umuntu waza mu gitondo ukajya mu muhanda wa Nairobi ukavuga ngo amategeko y'umuhanda avuga ko imodoka zigendera mu kuboko kw'ibumoso, iziza zikaza mu kuboko kw'iburyo. Rero babikoze nabi, jyewe ngiye kugendera mu kuboko kw'iburyo, n'ingaruka ndaca mu kuboko kw'ibumoso. Uzi ikintu urimo gukora? Mbere y'uko leta iza kugufata, urabanza ugonge imodoka wishwanyagurike, n'ubuzima bwawe bushobora kuhasigara. Urimo uraca mu murongo leta itashyizeho. Niko bimeze. Uzabyuka mu gitondo kimwe bavuze ngo uyu munsi niguma mu rugo, ngo ngo abangaba nabaswa, ngo ntago babizi, ngo giye ntago icyozo gishobora kumfata, ngo reka nsohoke ngende njye kwikorera ibyanjye. Leta iraharira kureba ashyizeho amategeko, ugiye guhangana nayo. Polisi iragucakira guta muri prison,
niko bimeze ni ihame tubyemera ubwami bw'Imana iyo tubivuze tuvuga ngo data ubwami bwawe buze Imana ifite ubwami kandi ubwami bugira amahame bugira amategeko bugira principe nimba uri mu bwami bw'Imana ukaba uri mugendera mu murongo w'Imana mu bwami bw'Imana menya amahame agenga ubwami bw'Imana uyagenderemo nutayagenderamo uragonga ibikuta kandi ukijijwe uratangira gusekurana n'Imana utangira gusekurana n'amahame y'Imana usekurane na Bibiliya nawe ngo wigize ngo reka ngo pastor bikigengo na besikoro ngo n'amafaranga twa ntago tuzobayashyira wowe Imana aguhaye akazi ko gukora audit y'abakozi b'Imana ariko mwabaye mute ninde wabahaye ko aba audit baba pastor ninde wabagize ba audit baba pastor babashumba baba potre baba bintu ninde wabubagize ninde wabahaye ako kazi mwahindutse ba audit kuva ryari mutangira auditing ibyo bakora Imana yamuhamagaira mureba akazi kawe ntagara ko auditinga pastor ntagara ko auditinga umushumba ntagara ko auditinga aho bashyira amaturo n'ibyacumi ntagara ko kari akazi kawe ni ugutanga icyacumi ubundi ugakora imirimo yawe hanyuma ugasenga Imana ikaguha umugisha icyo ukeneye ni kimwe nuko Imana blessing ibiganza byawe nuko blessing imirimo y'amaboko yawe nuko blessing urubyaro rwawe ibisigaye uri uhagaze muri uriya murimo Imana izirebanira nawe igihe Imana yatwikaga abana ba Aroni ibaziza ko bacanye umuriro muke ku gicaniro mwari muhari mwebwe abaturage ntibari hariya barimo birira ibyabo ntabwo Imana yigeze iza kubabaza ngo kuki umuriro utarimo waka ku gicaniro Imana yaje kubaza ba Aminadabu abana ba Aroni kuko no bafite izo nshingano wowe urinde kuza kubaza ngo umuriro ntago waka ese Imana ibuza amaso yo kwirebera warinde kuza kubaza ngo icyacumi kijyahe uri muri kuraho imifumo benshi muranatanga mugatanga n'icyo cyacumi ariko amagambo mugikurikiza n'imyitware mugikurikiza bituma bisa nkaho ntacyo mwatanze ahubwo mukikururira imifumo kuko ututse mu gitondo ahura na pastor arimo driving imodoka ngo iki ni cya cyacumi natanze ubu gihinduye ubusa icyo ufite ni ukuza imbere y'Imana ukabwira Imana ngo Mana wampaye umugisha wampaye dore mvanyemo kimwe cy'icumi nk'uko ijambo ryari bivuga none Uwiteka Nyiringabo nk'uko wavuze kuzagumurira imigisha yo mu ijuru nk'uko wavuze ngo tukikugeragereshe ndakwinginze unkingura amadirishya yo mu ijuru ndakwinginze umugisha ndakwinginze umpindurira ubuzima ndakwinginze umpindurira amateka nurangiza gusenga iryo sengesho ibisigaye we warangije kugidepoza ibisigaye Imana niyo izimenya Imana izaguhera umugisha ko watanze ntago izaguhera umugisha ibyo pastor yakoresheje pastor n'Imana bazimenyanira mu murimo n'umuhamagaro yamuhaye izamwibariza iby'umuriro wo ku gicaniro nawe ntago uzabibazwa umuriro nuzima ku gicaniro Imana izamanuka kwibaza pastor wowe ntago izabikubaza wowe ikikubaza ni kimwe mu cyacumi mu mugisha yaguhaye icyacumi kiri hehe n'ikimana ikubaza ariko ntago izaza kukubaza ngo umuriro ko wazimye ku gicaniro abashumba nabo bafite ibyo bahanganyemo nabo n'Imana abashumba nabo bafite bahurira n'Imana abashumba nabo Imana ifite ibyo babaza n'ibyo bategeka n'ibyo basaba nawe hari ibyo Imana igusaba none se wagiye mu kimbo cy'Imana cyo kujajinga no guca imanza kuva ryari niho wafungiye amarembo yawe y'umugisha ukeneye guhindura imyumvire yawe turi mu cyumweru cyo kubohoka ingoyi z'ubukene aya ni amahame 6 dushigaje iminsi 3 ejo kwa gatanu kwa gatandatu no ku cyumweru tuzakomeza tubaganiriza n'andi mahame umunsi w'ejo dufite overnight y'umwanya mutoya ntabwo tuzamara umwanya munini kubera yuko twakoresheje imbaraga nyinshi muri aya masengesho murabizi turigisha mu gitondo morning glory ku manywa inyigisho ku mugoroba ntabwo tuba twaruhutse rero ejo Friday kuko aba ari umwanya wo kugira ngo dufate bya bindi byose twaganiriyeho tubisengere aho twihane hanyuma namenyururu tuyice na ya masezerano tuyabohoze namigisha tuyihamagare hanyuma duhindura ubuzima bwacu
rero uyu mugoroba nta mwanya wo gusenga munini turi buze gufata, kuko ejo Friday ku mugoroba ntabwo tuba dufite uyu mwanya w'inyigisho, ahubwo guhera saa 5 ku masaha mu Rwanda tuba turanga mbere Imana turimo dusenga. Internet yacu imeze nabi, tuzakoresha Zoom, hanyuma n'amasengesho tuzarekodinga, tuzayaplodinga hanyuma, kubera ko internet yacu imeze nabi. Baradutengushye, kampani twakoranye nayo kuri inshuro twarayishyuye, ariko yaradutengushye, ntabwo yaduha internet nk'iyo twari dukeneye, twari twishyuriye. Reka rero dusenga Imana, hanyuma ejo tuzakomeza. Kuwa gatandatu ingisho zirakomeza, no ku cyumweru dusoza amasengesho, ariko dukomeza gusengera kubohoka ingoyi z'ubukene, tubohoza ikirere cyacu, dufungura amarembo. Muri kano kanya hari icyo ijambo ry'Imana umaze kumva riguhishuriye, rikwigishije, hari icyo umaze gusobanukirwa. Reka turangize dusoma uyu mugisha. Gutegeka kwa 2:28, murongo wa mbere kugeza kwa 13. Nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe, no kwitondera amategeko yayo yose ngutegeka uyu munsi, Uwiteka Imana yawe izagusumbisha amahanga yose yo mu isi, kandi iyi migisha yose izakuzaho ikugereho niwumvira Uwiteka Imana yawe. Uzagira umugisha mu mudugudu, uzawugira no mu mirima. Hazagira umugisha imbuto zo mu nda yawe, n'imyaka yo ku butaka bwawe, n'imbuto z'amatungo yawe, kororoka kw'inka zawe n'ukw'imikumbi yawe. Hazagira umugisha igitenga cyawe n'ikibo uvugiramo. Uzagira umugisha mu majya no mu maza. Uwiteka azatuma abisha bawe baguhagurukiye banesherezwa imbere yawe. Bazaca mu nzira imwe bagusanganiye, baguhunge baciye mu nzira ndwi. Uwiteka azategeka umugisha kuba mu bigega byawe no mu byo ugerageza gukora byose, kandi azaguhera umugisha mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Uwiteka azagukomereza kumubera ubwoko bwera, nk'uko yakurahiye, niwitondera amategeko y'Uwiteka Imana yawe ukagendera mu nzira ikuyoboye. Amahanga yo mu isi yose azabona yuko witiriwe izina ry'Uwiteka agutinye, kandi Uwiteka azakugwiriza ibyiza by'imbuto zo mu nda yawe, n'iby'amatungo yawe, n'iby'imyaka yo ku butaka bwawe, mu gihugu Uwiteka yarahiye basekuruza banyu yuko azaguha. Uwiteka azagukingurira ijuru, ububiko bwe bwiza, ngo ajye akuvubira imvura mu bihe byayo, ahe umugisha imirimo ikuva mu maboko yose. Uzaguriza amahanga menshi, maze ntuzayaguzaho. Uwiteka azaguhindura umutwe, ntazaguhindura umurizo. Uzaba hejuru gusa, ntuzaba hasi, niwumvira amategeko y'Uwiteka Imana yawe ngutegeka uyu munsi ukayitondera. Amen. Data, mu izina rya Yesu Kristo, dusabiye umugisha ubwoko bwawe. Turakwinginze utubabarire aho twakosheje, aho tutubahirije amahame, aho twagendeye kure yawe, aho twakoze ibyangwa n'amaso yawe. Ibyo twakoze byose bikatuzanira umuvumo, bikatuzanira ubukene, ubitubabarire. Twemerere Mwami uduhe umugisha uvuye imbere yawe. Twemerere ikiganza cyawe n'ukuboko kwawe Mwami biramburirwe hejuru ubuzima bwacu. Duhe umugisha Mana, umugisha imirimo y'amaboko yacu. Duhe kuba abanyamwete, duhe gukorana umwete Mana. Duhe gukora gitare cy'amahanga ibituma amateka yacu ahinduka. Duhe kuzuza amahame y'ubwami bwawe Mwami. Duhe kugendera imbere yawe no gukora ibyo ushaka n'ibyo ushima. Urakoze Mana kuko mva gusenga mu izina rya Yesu. Amen. Mbere ko turangiza, izo nimero ziri kuri screen yanyu mwazikoresha mutanga icya 10 n'amaturo, dukomeza gushyigikira umurimo w'Imana no kubaka ubwami bw'Imana. Nabari kuri Zoom namwe mwakoresha ya nimero isanzwe musanzwe mukoresha gutanga icya 10 n'amaturo. Imana ibaha umugisha, ikamubwira ngo ijoro ryiza, dusubireje muri morning glory. Bye bye, good night.